Aqui na loja de Mugumuz, já não tem nada, bro. Yes, reka tubasuhuze kandi turifuza gukomeza kugira ibihe byiza. Bavandimwe, nshuti, umuryango wa Viva Vida ihuriro, muraho neza. Turabasuhuje cyane. Muraza kumbabarira, ndabasaba kugira ngo muze kunyumva neza, ntabwo tugiye kubabwira ibintu by'urwenya cyangwa se ibyishimo cyangwa se za nkuru zacu twari dusanzwe tubahereza. Uyu munsi turi hano tubabaye dufite intimba mu mitima yacu kuko hari umuryango wacu hano, umuryango w'abanyarwanda wibasiwe n'inkongi y'umuriro aradutabaza. Umuvandimwe yahuye n'isanganya, inzu yakoreragamo, mbese inzu yakuragamo umugati nk'uko twese abantu baba hano muri iki gihugu dusanzwe tubizi, yahuye n'inkongi y'umuriro. Inkongi y'umuriro yamuteye iratwika ibintu byose kuva kuri firigo gushyika ku kiyiko, cyane ko yari bara na resitora, ibintu byose birashya, intebe zirakongoka, amasafuriya arashya, televiziyo abantu bareberagamo bareberagamo imipira cyangwa se indirimbo baje kuhanywera birashya. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe yabashije kurokora muri ako kazi kiwe yarasanzwe akora, kari gasanzwe kamutunze. Nk'uko twese inaha rero tubayeho, yahuye n'isanganya, inzu yakoreragamo aho yakuraga umugati wamutungaga, nk'uko twese inaha ngaha tubayeho, yashenguwe n'inkongi y'umuriro irayitwika yose, irakongoka, itwika ibintu byose byamufashaga kugira ngo ku meza ye n'umuryango we haboneke ibibatunga muri aya mahanga twese dushakishirizamo. Twamusuye, turi kumwe nawe ngo aduhereze ubuhamya bwe, anabonereho no kubabwira uko ibintu byagenze muri rusange, hanyuma tumutabarize. Yabese ko abanyarwanda turifuza gufasha abavandimwe. Ntabwo nzi uko byaba byaratangiye kuko nahageze nsanga inzu yamaze gufatwa yose. Yego. Ariko abari bahari bambwira ko byahereye muri kasha y'umuriro ariho byatangiriye. Yego. Ubwo nahageze nta kintu dushobora kuramira, gusa polisi yagerageje kudufasha, barazimya, baza kuzimya, ariko nta kintu twabashije kurama, byose byarahiye. Biragaragara rwose ko byose byahiye. Hari wenda ubwishingizi wari usanganywe? Nta bundi bwishingizi twari dufite, nta asiranse twagiraga aha ngaha, twakoraga bisanzwe. Sinzi rero niba hari ubutumwa waha abantu bazabona aya mashusho, bazabona ibyakubayeho. Abagira byose mu buzima mbayemo, mbana n'abantu, uwo nagiriye neza bigeze ngaho umuntu aba agiye kuguza uwo yagurije, uwo nagiriye neza watetse ibiryo bigashyiramo amagara tugasangira. Yego. Nibwo buzima nsigayemo nyine, nta kundi wagira mbese icyo afite nshonje nkamunyuraho, nanjye yamfungura nk'uko nabigiriye abandi. Birumvikana. Nibwo buzima nsigaranye. Yego. Hari igihe umuntu acika intege muri aya mahanga, bijya bibaho, buri wese aba afite inkuru yiwe, ariko iyo dufashanya ibintu birashoboka. Twe kumera twe kwironda, twe kumera nk'aho twe bitatubaho. None niwe, ejo ni wowe cyangwa njyewe, dufashanye turebe ukuntu twagarura akamwenyu ku maso y'uyu mugabo. Ni Mugumutsi wakoreraga mu bice bya Magwanini, hafi na Rutunda ya Magwanini. Twese nk'abanyarwanda uko twakabaye, benshi muri twe bazi uyu mugabo, bazi aho asanzwe akorera, bazi Mugumutsi. Ntawe utarahanywereye isosi, ntawe utarahanywereye icupa, ntawe utarahanywereye agafanta, ntawe utarahaririye sambusa cyangwa se capati bakoraga, ntawe utahaririye burusheti. Uyu munsi hahiye hahandi twese twari dusanzwe tuzi, hahiye, ibintu byose byahiye, byose njye nabashije kuyigerera, umutima uramvamo rwose, undikanga. Nk'uko rero abanyarwanda twabitojwe, dutabare rwose. Witwa Mugumutsi amerewe nabi, inzu ye yahiye, nta kintu na kimwe yasigaranye rwose. Uramutse ufite ibyo wamufashisha, bibe 100, bibe 50, abe 500 se, bitewe n'ubushobozi ufite, uko umutimanama wawe n'ubushobozi bwawe buguhereza, aba ariko umufasha yongere kuzamuka. Uyu munsi niwe, ejo ni wowe, ejo ni njyewe. Tugira ikintu dukora nk'abanyarwanda, ni umunyarwanda, ni umuntu wacu twese. Ubwo ndabwira kuri iyi nshuro, ndi kubwira abantu bari muri iki gihugu cya Mozambique twese dushakishirizamo. Ni benshi bagiye bahura n'ibyago, ariko ugasanga ntabwo tuhabaye nk'abanyarwanda cyangwa se nka community nyarwanda. Ariko uyu munsi reka ibintu tubigira ibyacu. Ndabasabye amafaranga yo kumufasha cyangwa se ubufasha ubwo ari bwo bwose, yewe no kumuhamagara umwibariza inkuru yiwe,
nimero ye ni iyi ngiyi iri hano kuri iyi screen, wamuhamagara cyangwa se ukanyuzaho inkunga yawe kuri iyo nimero. Vodacom na Movitel, nimero zose zirakora, no kuri WhatsApp iriho kuba mushaka muramuvugisha, ariko tugarura akamwenyu ku isura ya Mugumutsi. Ndabashimiye cyane rero Banyarwanda, ntitwabura kuvuga ko ejo nawe yaba ari wowe umuriro ukagutera bigeze aho ngaho, ariko uyu munsi reka isi yumve binyuze muri wowe, binyuze muri njye, nta kintu gito imbere y'Imana cyangwa se imbere y'umutima utabara, niyo cyaba igiceri cy'icumi. Ndabashimiye cyane kandi nizeye ko ubutumwa tubagejejeho bwo gutabara muri buze kugira icyo mukora. Twizeye neza tudashidikanya ko buri wese ari bugire icyo akora. Turabizeye nk'abantu badukurikira bya buri munsi. Ntituri Viva Vida gusa ihuriro, ntabwo nubwo twifuza ko tuba Viva Vida gusa ihuriro, ahubwo twifuza kuba ijwi ry'abacecetse, twifuza kuba ijwi ry'abahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi. Turi amaso y'abatareba, turi urukundo, turi abana banyu, tuhari hano kugira ngo bimwe mu bintu biba byababayeho nk'ibyo ngibyo cyangwa se biba byatubayeho muri rusange dufatikanye kubishakira umuti. Niyo ntego yacu. Fata icyemezo kuba igisubizo mu buzima bw'umuntu. Tubana mu byiza, dufashanya no mu bikomeye. Dufatanye dusa n'ubuzima bwa Mugumutsi, dushyireho icyizere. Ndabashimiye cyane. Hanyuma rero twasoza tubabwira ngo turaza gushyiraho nimero ye, ubaye ubishoboye ufite nimero ye wamuhamagara ukagira ikintu umufasha cyangwa se umubwira, uretse ko mu gihe nk'iki ngiki amagambo gusa nubwo nayo aba akenewe, ariko bavuga ngo niyo waba ufite 100, niyo waba ufite igiceri cya 50, ntabwo cyabura icyo gikora mu buzima bwa mugenzi wacu Mugumutsi. Abantu benshi bamuzi ku izina rya Mugumutsi. Ubwo rero uyu nguyu niwe mwajyaga mwumva, Mugumutsi wamaze inzara abantu benshi. Uyu munsi rero hahandi yajyaga bamarira inzara, uyu munsi navuga ngo Satani yabirwaniyemo. Kuri iyi nshuro yabashije kugera ku marangamutima yacu, ariko buri muntu wese Imana iri kubikore ku mutima. Buri muntu wese wumva ko uyu munsi niba ari Mugumutsi, ejo Satani yakomanga iwawe, kandi nawe ukazakenera ko nawe tugufasha. Ntabwo ari iterabwoba, ariko mwese murabizi ko muri iyi si uyu munsi biba byakunze, ejo bikaba byanze. Rero uyu ni umuvandimwe Mugumutsi. Twavuga ngo njyewe numva nabuze n'amagambo navuga, nawe ubwawe nubura amagambo uvuga ukoresha ibikorwa. Murakoze cyane. Nta kindi narenzaho, gusa uwankundira mpa morali n'ubuzima burendereye, umuhamagaye ukansuhuza nabyo biramfasha. Yego. Nta kindi narenzaho, gusa ni ukwihangana no kunkomeza nabyo ndabikora. Murakoze cyane. Uko byagenda kose utaguciye amaboko, buriya haba hakiri amahirwe yuko ibintu byakongera bikemera. Ciao, turabasezeye, mugire ibihe byiza.